ngo uzi Wilson ukuri ngo uzi abanyarwanda uko bogezaga cya Eric Semungu ngo baragikunda bamufunze bose ati awi bari baratinze. bro. Abo ni bo banyarwanda. Niba ari shondoroteka niba ari Nayibuze shondoroteka shondoroketa rega nayibuze. shondoroteka ukamubwira ati rero koca abanyarwanda naba. Ese nshobora kujya kuri application ndahangaha ntibita bivaho. Mm, sinzi ukuntu bimeze. Urumva ko Gael ukamubwire kubera ndimo ndabona 155 irimo irakora ibintu abanyarwanda bashobora kuzagera imbere bakamubwira ati "Ah, mufata mikoro mukagenda mukazishyira ku bantu batatu hari ugasanga Riderman ufite mikoro Riderman ukamucyaho ngo ufite muratekereza ugaca kuri Riderman na mikoro yanditseho 155 ukayibukisha ukagenda ukayishyira kuri Kenisoro. Ibyo Umva shondoroketa ibi bintu Shondo, bya ibi tu ibintu bya 155. 155 nibirangira kuzama ndabizi ikinyuza zitandukanya nabo niba Kinyusa zitandukanye n'abari ko kinyusa ya masaha ntabwo azita afite amahirwe. kinyuze Ngiye nta nubwo reka nze n'umuhanga. nkubwire. Ntabwo nagira inama kinyusi ko ya masaha itandukanye nabo. Uyu munsi ntabwo azitanu ntabwo ashobora Wabona kwitandukanya nabo wamugani mushutse. kiracyahenze ariko hari Igende ibintu ngewe nabonye giracyahenze. hariya boro kuri baba nkabona microphone ngo bayikishije kuri Riderman bayikishije kuri banuza bose barayitwaye bayishyize kuri kwanuza ngo abanyarwanda ngo turaza kugenda inyuma ngo dukurikire 155 niba muje nk'itangazamakuru c'est bon c'est good mugende mufate iyo 155 igende ku bantu bose bibe nk'itangazamakuru rikora ku muziki kubera n'ubundi byarapfuye ntabwo tugifite umuntu ukora ku muziki w'itangazamakuru wagenda areba abasitari akavuga ku bintu by'umuziki 155 mushobora gufata ako kantu mukazajya nyine mukagenda muri music koze twasabe ntabyo akora Irene nawe abikora rimwe rimwe usanga yashyizeho bansabi yashyizeho bande 155 ishobora guspecializinga ku bintu bijyanye na music gusa ariko nta kuntu ushobora gufata mikoro yawe ukayikisha kuri Riderman ibyo ngibyo ngo abanyarwanda tukurebe tuvuge ngo waje gukora akazi Akazi. Umva ubundi ku banyarwanda umva. Ndetse tuba tuba ngo shondoroketa abantu baza ngo ngo shondoroketa ngo ubundi ngo ibyo bintu ngo bivahe umva hano. ngo iyo umuntu yanze kubyuka ku neza abyuka ku nabi biroroshye ni koki ndababwiza ukuri nta muntu n'umwe shondoroketa uri hano uzigera uguma siviri uriyenze uriye Bro, kansubirizemo iyo umuntu yanze kubyuka ku neza abyuka ku nabi biroroshye ndababwiza ukuri nta muntu n'umwe shondoroketa uri hano uzigera uguma siviri uri ikigome ndababwiza ukuri ko shondoroketa shondoroketa ya Gael iranyica. So shondoroketa no urikaze nkubwira ikintu kimwe. The guy is a hustler. Urumva? Ariko urumva? aguza ako kantu ugiye kukagira ringtone yanjye ukanyohereza Shondoroketa kabisa. igiye kuko zakagira ringtone yanjye Shondoroketa wawe ni akasamutwe. Shondoroketa sha. Ariko nyine ku rundi ruhande okay afite inyota yo gukora urumva njye nta kibazo gusa ari amafaranga barabana yarame shondoroketa aramutse yishyuye barabana amafaranga yabo ariko yagize ikibazo urumva yakoze ikosa agira ikibazo cyo guhura n'uyu mugabo wambabarize Bruce Melodie aragarutse kamusubirizemo akumve ari hano yarari ntabwo yakumvise agira ngo yaragiye
uri seriye yarari wewe okay ukamusubiriza bakuru. iyo umuntu yanze kubyuka ku neza abyuka ku nabi biroroshye. Ndababwiza ukuri nta muntu n'umwe shondoroketa uri hano uzigera uguma sinziriye. Iyo niyo ringtone yanjye aho turimo turavugira. shondoroketa ejo yabaye Shondoroketa. ikosa ryabayeho urumva ngo rero yitwa shondoroketa yakoko izina rya shondoroketa rimaze igihe kirekire Ndababwiza ukuri nabwiza shondoroketa. yo ariko ubwo uzi hano mbwira ukuntu hano wamucika ute nta muntu n'umwe shondoroketa uri hano uzigera uguma sinziriye. hano murashaka kumusinzirana ntabwo sinziranye mute ofete shondoroketa yaraje nge umukirere yabayeho nubwo nyine kiri hahira rakasamutwe ntabwo ushobora kubimuzanaho kiriya ni igitangaza bro ntabwo ushobora yaraje ariko ukuntu yaje kitangura yaraje avuga ati kiragira na nesuraga nani bafata ku mavuta uzavuga ati abanyamakuru nitandukanyije nabo ngendera imbere abanyarwanda abo ba DJ na promoter nitandukanyije nabo ngiye Bruce Melodie ndi umuhanzi kandi bro ndavuga nti arangije aravuyanga nafashe umwanya uhagije the dude we no kuvuga ngo ku muntu we akeneye inyungu urumva reka nkubwize ukuri igipfukamunwa ngewe yampa ikintu yampa ngaceceka urumva nuko yafata ari amadorari afata umwana umwe muri bari abana reka ngira n'umuvugizi wowe batavuga nafata amadorari 500 ahereze bari abana abahe yafashe rogo nicyo kintu cyekirya kiye niyo ncyumvishe nkamureba uri nibandi uri na escrow yafashe nafata amadorari 500 afata umwana umwe muri bari abana bari amajoro avuga ati wowe rogo yawe nubwo tutazikoresheje mufate mugende mubeho nyine kive mu nzira ariko ntabwo utarahaye waneye ngo hanyuma nguze utuze ari amafaranga uhereza bari abana ngo agiye kuvugira reka nkubwire impamvu ayo mafaranga atayishura niba atayishura nanjye reka nkubwire impamvu ntazigera na rimwe nta nicyo nzamutwara banza impamvu atayishura nayishura munzoba mu gitondo mutangire kuvuga ngo kandi ngo niyishura alubamu ngo yemereye Fireman. Reka ngurike kuri iki kintu Fireman ni ikigoryi reka nze ngure ukuntu Fireman ari ikipari bro reka nkubwize ukuri Dumba sibyo niyishura amafaranga muzaza kuri Fireman no Dumba ari amafaranga yamuhaye arahagije ahubwo yahaye ntashima gute ukuri angahe yamuhaye miliyoni 300 nese bro hari mudufuka twamira tungahe kwatagisohora indirimbo harimo umukire kaonga ingahe Fireman ntabwo akiri umuririmbi nikukuri reka nkubaze no reka nkubwize ukuri ni gute ibadumba how do you gonna feel aya masaha tureke ko uwo ngo ko ceganye n'ubwo nemera ko afite amafaranga ayo mafaranga yanageze no kuza kwiyamamaza nta mukire uza kubaza amafantome yo kuri social media ngo akoruhe mushinga reka nkubaze mbwira uretse gato mbwira Dumba aya masaha ufashe uva kuri miliyoni ufashe 500 ukayahereza umuhanzi ngo akore indirimbo yarangiza akaza kugusega akavuga ko nta ishimwe akaza kuguteza tujye dushima niba ari amafaranga batubwira miliyoni 300 yarayafashe akayamuha none se wamugane hari comment ikubajije ngo none se album ihindutse umufuka w'akawunga gute ubikana ikintu kimwe sibyo Dumba sibyo muri ntabwo niba yaramwemereye album sibyo undi akara muri project cyangwa akagasubira inyuma hari gihe umuntu atanga testimony umuntu akagira amarangamutima akavuga ati umuntu yakongera akamuzamura ati turabana hari akantu utazi kubona nuko njyewe njya mvanga utuntu nkahita nushyira hariya kugira ngo abantu bamenye neza iyi album bayimwemereye gute iyi album bari kwa Rocky si kwa Rocky
barimo barakora ya filime ya Rocky. Noneho coach Fireman yaje guperforminga ngira ngo na Chris Easy coach Gael afata mu mufuko kuntu gutya bigaragara kaho agiye gukura iki amafaranga ahe Fireman. Ariko batekerezamo kandi muri uwo mwanya ndibaza ko muri uwo mwanya coach Gael amafaranga yari agiye gukuramo yarengaga na miliyoni. Ariko noneho ahitarareba bareba ni igikorwa gikuru, ni igikorwa kinini gikenewe gukora kurusha ubwo bamutwikira akantu aho ngaho akagenda. Bavuga nka tugize iyindi idea, Kenny naza atanga ubutumwa. Kenny agenda imbere ahita aravuga toya no ubu ngo yamuhaye 150 nibyo se uretse ngiye nkuragirize haba toya ati ubu ngubu ngo ibyo tubonye ngo ahubwo ngo tumwemereye alubumu. Ako kantu urakumva? Fireman yaravuye muri prison afite umugore ni iki twese tuba emotional, twese turavuga ngo ubu niwe coach Gael wacu sibyo se? Niwe coach Gael wacu. So nkatwe abantu twari twishyize mu mutwe tuboniwe coach Gael wacu waje gukora akazi. Umva se muragije Godfather hano se kuri space ndeka ndangize. Godfather ubwo tuvuga ati uwo nguwo niwe coach Gael wacu niwe twumva urumva tufite. Noneho ku gikorwa icyo ngicyo akoze no kuri Nucya hari abantu benshi bamukunze bamushyira mu mitima yabo, abandi bantu batangira no kumukora follow kubera icyo gikorwa urumva n'ukuntu yari adufeze mu mutwe. Noneho fast forward na follow zacu twamuhaye na likes byose twamuhaye n'ibyo kuzo twagiye tumukorera. Fast forward atubwira ko yatanze miliyoni kandi tuzi ko album irimo indirimbo nk'icumi, murimo amafaranga menshi, murimo na video zingahe. Ibyo bintu nta kuntu ushobora, ntabwo nibwo ndavuga ni wowe utumye mbivuga ibi ngibi. Ibyo bintu nta kuntu ushobora kuza ukavuga ngo Fireman ni ikigoryi kubera Fireman yarakwiriye ibiruta miliyoni imwe wamwemereye album. No aho ngaho ntabwo nibyemeranye nawe. First of all sibyo ikibazo ahantu muri buze ku ahantu haza kuva ikibazo mukanasakuza gutya nuko mufata ubushobozi Shondoroketa adafite ababeshya ko afite adafite. Urimo kunyumva? Shondoroketa ntabwo my friend, Shondoroketa yego hari amafaranga afite sibyo, nukuvuga ngo Shondoroketa aracyari muri middle class, si umukire. Cyo dutandukanye ubukire, aracyari muri middle class ariko muramufata mukamugira umukire. Afite udufaranga two gushora turi aho ngaho nk'utwa abandi bose. Ruvuga ngo aracyari muri middle class ntabwo ari umukire. Rero nujya gufata icyo gikorwa yakoze ntugifate nka Shondoroketa ubiyereka ahubwo ko afite amamiliyoni akagenda gufata amabendeni ya bank akajya ngo hara kuri shike n'ibikine binabiri yakora. Urumva akagenda akajya gufata abantuza kwanza mubo nshaka gushumika abana niba uyu nguyu uyu mufere uyu mugabo ushoboye ariko udashobotse Mike mureke Mike namureka. Mike arashobotse arashoboye ariko ntashobotse. Mike naramaze gukurura amakuru. Oya ariko mwebwe muzajya mufata abantu bose mubazane mukubite hariya ibya Mike nibirebire byo bindekerewe mundekere. Ariko tuvuye kuri Mike urukumva Shondoroketa hari ibintu bibiri yaje ashaka kumenyekana. Kubera reka nkubwire impamvu Mike utagira ikintu umuvugaho. Shondoroketa impamvu yemewe no kuvuga nuko Bruce Melodie yari baragenda ahita aza akagenda imbere ya Bruce. Ibyo ngibyo naramututse arabireka. Oya urumva no kuvuga ko we agenda imbere kugira ngo ibyo ngibyo ntekereza ko ubutumwa bwamugezeho yarabireka. Ariko Mike niba adashaka no kuza muri kamera, adashaka no kuza muri ibi bintu, mwagiye ibyo ngibyo mu byuma. Mike se tubyubaha iki ko yishyiraho amatatuwaje? Nkwereke video umuntu hagati muri ministeri aragenda akishyira amatatuwaje akamubuyoga bw'amake. Ibyo tubireke mureke mwivugire kuri Shondoroketa babishaka. Shondoroketa arameze nk'inda za Amsterdam nizo ziba ziri mu birahuri zishaka umuntu wese azibone muri kamera. Uzi ko Bruce Melodie yajyaga Bruce Melodie ndibuka Chameleone niwe yazirutse mu gitondo aravuga ngo je kuba nuno munsi nta manager nshaka. Barabaza ngo se Chameleone ubaye iki? Ngo man ngo jewe ngo tujye gupanga deal ngo ngasanga manager wagiye yicaye mu ndege ntaragenda jewe ndi hanze. Abwira ati
njyewe wageze gute mu ndege ntarinjira? ariko Urumva noneho shondoreketa nawe nirwo rwego yari agezeho wavuga ngo Bruce Melodie tukajya kubona tuteze kitari. ujya bagiye kushutinga Tanzania ya ndirimbo yapfubye imwe yapfubye ntigire niyihe imwe babakubise bakabafunga Nandi yakoranye na ndirimbo yapfobye. Harmonize ndirimbo yagiye gukorana na Harmonize banda ndabashumika buriya nicyo kintu cya mbere cyatumye banzinukwa ariko Igiye. bagiye Tanzania Choritiku bavuye badakoze amaguru hasi bagiye Tanzania muri icyo gihe postinga umuvugizi wa RIB uramupostinga ndamuhostinga kuri space turavuga tujya muri showbiz turamugagize byose turi kuvuga ari kugira abantu inama turatugeze tuti abangaba ni gute abandi bari mu bikorwa byo kwibuka bakaba bagiye mama ati uri seriye ati bagiye nagiye kubona mbona mu gitondo bafite udufuka tw'umuceri bari kujya gushaka bari kujya ariko urabona ko namwe mujya mugira ni muzakimbabarira urumva shabru ndabizi ntimushobora kuvuga ariko ninjye wabavanye Tanzania bavuyeyo biruka Dumba bwakeye mu gitondo bavuye kuri ngo space yarangiye nk'aya masaha nk'ejo mu gitondo nagiye kubona abantu batipe bari mu muhanda ya Kigali bari kugura bambaye amatishati ndavuga ndabakomye ibindi byose ko bizagenda ndabishyuye kabisa. ariko urabona ko aho ngaho nawe uba wabamereye nabi ntabwo ibyo bintu ntabwo biba byemewe. Bitemerwa iki se? Temerwa iki? Nta kintu kibi ariko nagombaga kubakoma uzi ko ariko ntuzi yaramaze kumbwira ngo ntabwo Twitter ari ya nyoko kuzi ibintu Kinyusi yakoreye. Kinyusi ni umushuti wa Mutesi Jolly. Ni umushuti we se? Kinyusi yaza kuba atagize nari kugira ngo n'ukuntu ngwiki nshuti ye gusa ni inshuti y'umuryango. Wewe na Mutesi Jolly wa Kinyusi ni inshuti y'abantu benshi bro. Noneho ntuzo niwe wambanje Jolly bura Mutesi Jolly yanyesuye wowe ariko gusa imijuju nariye uko Mutesi Jolly ngwiki Mutesi Jolly yaraje aravuga ngo yaje nyita squaro urazibona ndakaba bwa boro vuga cyane nari ndi wanje ndi gukora isuku ndi kuri ntuza umuginga ndi kuri Twitter neza ndi nyuma mu gikari ndi gukoresha squaro ziri mu biti hejuru ndi kuzireba navuze uyu musenzi ari kundeba afite kamera iri kureba iwanjye abonye ko squaro zindi mu kiti none sinzi ikintu yaraje arandika Twitter rero ho urumva niba utari live hari aho ibintu abari amagambo ubundi haba intambara zo mu bwoko bubiri muri tweet n'ama space so tweet rero bura niho abantu bagurukana kurusha no space noneho arandika aravuga ngo ndashaka ibintu bya Misiri byari bimeze nabi arandika ngo grows gukora nyine grows comes with responsibility urumva growing comes with the responsibility ndangije ndamusubiza ndamuga that why you have something to answer kuko nawe urakuze urumva yakoze iyo tweet nanjye ndayisubiza ngo okay that's why you have something to answer kuko urakuze muri ibintu bya press byari umuriro ahita aragenda ahita yikotinga aravuga ngo to authority not to every squirrel buri kamuge yose yavuze ati squirrel hari ukuntu isa nka kamuge niba atari kamuge ariko squirrel si kamugera squirrel ni nk'imbeba ni nk'imbeba bayita kamuge urayizi kamuge kamuge ni akantu kaba kameze nk'akabeba ariko ko karekare kagena mu mwobo kiruka kajya no mu biti urumva bakaba mu mwobo kagena mu biti bakita kamuge sometimes bujya bugira ngira ngo noza mu giti tu bro kuva uwo munsi habayeho beef yanjye na Jolly yamaze amezi 6 ni imbeba bayita kamuge ubundi ni imbeba bafita kamuge ndibi cyane nanjye umunsi urumva rero Kinyusi kuko yarazi Kinyusi kuko yari inshuti ya Mutesi Jolly magara mbere yuko aza kuri space yaje twaje urumva twaje kugungana na Mutesi Jolly kuri space yari yateguwe n'umwuzukuru wa Kigufi ninde kusiwenza kugira amateka rya kanze mbwira abantu baba amateka ya Kigufi ubyumve ubundi dufite abantu bakomoka mu muryango wa Kigufi ubundi Kigufi kuntu byagenze
umwami Aho Rudahigwa Godfather ufite utugambo. kigu- kigufi ninya kumbwira kigufi ubundi kigufi wewe risoreka ibyo bigambo wacyohewe ntige kahere kanyiteze washyanwe ntabwo yanyise imbere noneho urumva Mutesi Jolly yaganira na Bruce Melody mbere uko aza kuri live noneho kigufi kamaze babwira amateka ya kigufi noneho tugaruke wumve uwo muryango noneho urumva umwami Rudahigwa yarwanaga ahantu bitinya mu bunyabungu ni hara ku nkombo kwabaye Gobi kw'abantu buja muri baraba ntuza noneho bagiye kurwanayo abanyabungo hari ahantu bitwa mu gashwiriri ni ku mazi ntago ingabo z'abanyarwanda ntago zaharengaga yarabasaga fo nibwo ubukonde bwari buri gutangira noneho hari imbunda nibwo imbunda zari zikiza hari ikibunda bitaga muzinga none bakavuga ati mwami rero kara gashwiriri kugira ngo kavanemo bari abanyabungo nuko ufite umuzinga umwana rwose umuzinga nawuvanahe ariko umwana akaba afite ibibunda bari baramuzaniye bimwe bita makoba ntabwo makoba nta kintu zamumariraga isasu rimwe barirasaga 30 ntacyo byabamariraga so umwami noneho hari abazungu bari bavuye i Burundi ku gice cy'Ibukavu baje mu Rwanda bari gukora research bagiye kujya hejuru ku kirunga noneho umwami baramubwira nti hari abazungu baje abo bazungu bakaba bari baherekejwe n'umugabo w'umutranslator bita Kigufi abanyarwanda bahise bamwita Kigufi Kigufi yarareshye kora kwa digezizo kunyumva so noneho Kigufi umwami ajya kubasanganya aravuga ati nimuntize ku muzinga njye kuwurashisha abanyabungo nzahita mubagarurira Kigufi noneho basanga nta muzinga afite aravuga ati okay nta muzinga mufite reka mbareke mukomeze urugendo babahereza ibyo mushaka mwigendere urumva babahereza ibyo bashaka barakomeza Kinyazi Kigufi bagarutse bahindukisha kirepi kirongora abanyarwanda kazi kiza kirasinzira yose so mu bagore cyarongoye cya Kigufi urukumva cyase kibateye inda niho hakomokamo ba Kenisoro ba Digezizu ba ntuza nuwo ngo hostinze Jolly wo bita abastare bose nka ntuza wo bita Ernesto uramubona Ernesto uramuzi umunyamakuru wakoze kuri radio televiziyo Rwanda Ernesto ugizuwe uramuzi ubana na ba Debeni nawe yamamaye nyine uramuzi mani wifotozera ba Debeni mugufi umugabo nzi wenyine ubana na Debeni ntumwanzi wa Bruce Melody witwa Alex Muyoboke manager wa Pamela ibyo simbizi muri mu bintu zose namonye ariko ari umutwaje ibikapo nabake babangana urunuka Bruce Melody namuyoboke bangana urunuka cyore so urumva Ernest abazanye Mutesi Jolly kuri live ubwo wari umuriro ubwo namushumitse ndamushumika noneho ntuzaragira aravuga ati ndamutabara baramuzanye ngo Jolly aze kwisobanura ni yaravuye kwita izina Mutesi Jolly niba yari yanyoye banura jipo yaje avuga ibintu bitumvikana ndamushumika ndamubwira ndazamuka arongera aranshumika arambwira ati my friend ko ufite ikijwi kinini ntabwo ibyo binkanga Ernest babaragira aramanura Dumba aramanura abahaye Mutesi Jolly urumva yaramufite nk'umuntu ya hostinze aramanura sha aramanura asigara hariya nyine mbangahezemo barakumanuye Mutesi Jolly yarambwira ati ntunkange n'urwo rujwi rwawe ntabwo ushobora kuba ruri ntabwo runkanga urabeshyira kumanura nani muhungu akigufa aramanura sha ariko nyine aramanura Mutesi Jolly asigarana ijambo nuko aravuga nyine ariko abantu baramushumika urumva nyine nuko so nani Bruce Melody aza kurwanira Sebuja aza kurwanira Sebuja Shondoroketa yabanje kuvugana na Mutesi Jolly urumva ndavuga ati kugira ngo ujye kuvugana na Godfather ugomba kugenda wambaye inkweto z'ibyuma Bruce Melody araza space yanjye Dumba yarayivanze ariko icyo gihe noneho urukumva muginga arantutse icyara hano bakizi izi mashini z'amaguru urabona izi mashini za bakuri aho bagabanyiriza imyenda kubundi koko dufata vuga nk'icyaradi
tebera kaka urandebera ubwangati ndakizi Hmm? cyarani urandebera kakandari urumva icyana icyana kirakumamuye ubundi ngo nifata avuga nk'icyarani umutinga kwa chini jamani ni ukuri komeza unanagusigira live yawe mani oya jewe mvuye jewe se biba ubundi wari ugiye kuvuga ukuntu wamanuye Bruce Melodie ariko umwana akumanuye mu ijambo n'icyarani urumva so uyu mutipe we azi media neza nani kinyusi media arayimetriza urumva hano hari ibyana biri creative we ariko nanjye ndagikomye ubwangati se ntabwo mubuzi kapkazi nanjye ndagikomye urabona ukuntu abantu ubwangati bahise babigira kasamutwe aka karayibu ko kagiye kundyohera kagomba kuryoha nk'imineke urumva noneho Melodie urumva ko Melodie we imihanda arayimenyereye urukumva kuko space ubona nayiteguje bari shondoroketa nari ngiye kuyakanda amapine nkayakanda nkayahuza ako cyakinyusi cyari cyabananiye cyari cyabananiye ikibazo cyabaye ukabona nzi kwishyura neza muri space njyewe ndi umufana fanaga indirimbo ze gifana pe ngikunda urabona nyine hari ukuntu nyine ibikorwa iyo ufana umuntu urukumva man yaranzombe ndagenda mbyimbinda urumva ndarigenza nti ufite uko byagenda kose urukumva the guy has a big name sibyo ku rundi ruhande like even to have him on my platform was like the advantage and if the he was the opportunity naimbo nyine byo nyine kubona kabutindi gifite was okay sibyo araza afata nani dekati urukumva dekati uramuzi Bruce abikora by purpose urukumva kugira ngo conversation n'ikiganiro byo nagiteguye gipfe we ashaka ahita cica abishaka ahita atangira kwesura dekati ahita afata ibibazo bye abigira ibye na dekati ikiganiro ahita kidetura navuga ati waye dekati wakecoco we wansabye ruswa ndayikwema niyo mpamvu muvuga ubusa ngahetse kugira dekati ayo magambo conversation gukomeza baratukanye byabigiye kurangira musubire ku kiganiro akabaragaruza uzi ko dekati nawe yataye umutwe ubundi dekati ni umuntu iyo umuhaye time agatekereza aragukoma ariko yataye umutwe akazajya avuga ibintu noneho kaba kagiye kurangira noneho najya kumva kavuga yabona dushumitse noneho ngo wowe ngutazwi ngo uri igiki dekati ngo ntabwo ndashaka kubazo yaravugaga ati wenda gusubiza wurinde ko ndavuze sipesi kongera igapfa kandi dekati kinyusi ari kuri misiyo yo kwica mpuza mureke urumva dekati ati kinyusi ndakureze mukanya yatangira ngo dekati we nta kintu mvugana nawe mama bro space iragendera pfa urumva nkareba ninsohora dekati biraripfuye ukuvuga ngo mani ndagenda ndacanganyikirwa kinyusi aragenda aranzonga kweri ese wumvaga ko kinyusi yaza hari agaceceka cyangwa ukamuyobora no ibyo yaza akavuga kuri topic turo byari kuba ari sawa ariko yaje tageta ari yo kwiki kiganiro n'ubundi urumva ubundi niko konyene yari kubashobora iyaza kuza kindi nyivumbuye nkimara kumuvumbura nkabona ko ari papa siye urimo kunyumva ndamubwira ariko nkabazi wowe na shondoroketa ninde manager bundi ko ari wabaye umuvugizi we ndamubwira ariko ntako nazo ko musiye mumeze nk'abapare musiye mumeze nk'impa yabaye pare wawe no kuvuga ngo musige mujyana byose kuko nayo maze kurakara ndavuga rero kabutindire kanze nyitumure cyangwa nyibye nabigende
akimara kumenya ndavuga nti wowe gahunda yawe niyo kwica ikiganiro ukajya kuzana ayayaya ubundi wowe urinde utwika ntabwo ari iya nyoko mama we shaka inyu nahise menya ko yagiranye ibiganiro nande na nyina ariko Rutisiga. hariya iyo Bruce Melodie utaza kugira chance ngo usange ndi kuri live na Bruce Melodie ngo agushireho nari narakwanze urunuka gute se mpo iki kuba warakoze biriya bintu ukamanura Bruce Melodie hariya nuko wagize chance uza kuri live ndiho na Bruce we akwishiriraho ariko hariya nari narakwanze urunuka ntushobora kumfatira kuri star wanje ntushobora kumfatira none rega muri abakoma amashi ngende nkoma amashi ya Bruce kabisa urumva ndi nkoma amashi ya Bruce arabizi murabenda hamwe none se mwese nimujya kwa Gael agakozamo igitiyo none se Njyewe abantu bose batanze bambonye bumva ko ndi umuntu mubi bati ntabwo njyewe ndi umuntu mubi manje njyewe ndi umuntu mubi urumva hariya werekanye urumva werekanye kudakunda umuziki uravuga he hariya kuba waramanuye Bruce Melodie reka barakubeshyesha none se umuntu aze reka ubwo umuntu aze reka nkubaze umuntu aze ayafate ayakande nemere ko ayankandira iwanjye none ubwo nankandira iwanjye iwe bizagenda gute ntazabye nyene ni wa mugane Twitter ni ya so cyangwa ni ya nyoko urumva ni wa mugane yakubazaga mashi rero ubwo nge ndi inkomesha amashi ubwo ndi inkomesha amashi rero uri inkoma amashi uri inkoma amashi uri inkoma ndukoresha umunwa wese ugutunze ukomesha umunwa indirimbo ukadukoma nawe amafaranga agasohoka ngo ni inkomesha amashi kubera nyine mvuze ngo ndi inkoma amashi ni inkomesha amashi so urumva nyine Kinyusi abafakura abantu ngaba Kinyusi ese Kinyusi cyari hano ari hano kandi arimo arandika comment ese comment ko ntari kuzibona ubu telefoni bwawe bwa make Brad urumva ariko nyine wa mugane biriya byerekanye kudakunda umuziki urumva byerekanye kuterekana iyo nakunda umuziki Bruce Melodie ntabwo ari kuzama kuri space yanjye kuko space yawe iriho iki man njyewe n'abantu baza kuri space yawe sometimes ndabareba nkavuga ati atari ukuvuga ngo ni ugutwiga nkanjye naza kuri space yawe mvuga ati nje nkuko waza kuri